mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakiyende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano Aha, reka mbasuhuze. Imana rero ibaho umugisha, kandi Imana ikomeze kubana namwe aho muri hose, abari iburasirazuba, mu majyepfo, majyaruguru, hano mu mujyi, abari hanze y'igihugu, muri mu mahanga hirya no hino. No kuri Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Mbahaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ku batanzi nitwa Ntakiyende Sadoki, nkaba ndi umukristo wagiriwe ubuntu n'Imana. Imana inkura kure, narindi mu nzira igana mu rupfu, inyereka inzira y'ubugingo, nuko ingirira neza, ihishurira amaso y'umutima wanjye iyo mpano yayo y'agakiza. Ndayakira, ndanezerwa, ndanyurwa, none ubu ndirimbishwa n'umunezero yuko rwose iwacu ari mu ijuru, kandi ko ntakirimbutse. Imana rero namwe abo yagiriye neza, nzi neza yuko muri kuyishima, kandi uyu munsi ari umunsi mwiza. Imana ni nziza ibihe byose, Imana ni nziza, kandi Imana yavugana nawe. Ariko muri iyi minsi dufite n'irindi sumbwe, kuko ushobora kumva radiyo kuva mu gitondo kugeza mu gitondo, ukumva ijambo ry'Imana kuva mu gitondo kugeza mu gitondo. Mbese ntago ushobora kuvuga ngo ntugishobora gusabana n'Imana, kubera yuko utajya mu nzu aho abantu benshi bateraniye. Ni byiza, ariko kandi igihe bidashoboka, nta kintu bitwaye rwose. Wanezerwa, washima Imana, wakura mu buryo bw'umwuka, wafata ingamba mu buryo bw'umwuka, ugakomeza gutera imbere mu Mana. Imana rero ibaho umugisha. Muri iyi minsi iri imbere, uhereye umunsi wa none, ndifuza yuko twaganira ku ngingo izamara igihe, kandi iyo ngingo ikaba igira iti kwizera hagati mu mayira abiri. Mu buzima bwacu tujya tugira igihe cyo gufata imyanzuro, kandi iyo myanzuro ikaba izagira ingaruka ku buzima bwacu busigaye. Rero aho ngaho niho nita mu mayira abiri, aho ugomba guhitamo iyi nzira cyangwa se ugahitamo iyi ngiyi. Hari igihe biba bitoroshye ko uhitamo inzira inejeje Imana. Ni nayo mpamvu ndi kubwira ngo kwizera hagati mu mayira abiri. Kwizera aho ngaho igihe bikomeye guhitamo inzira yo kunezeza Imana. Aburahamu yakuze mu kwizera binyuze mu bigeragezo. Muri aya masomo yacu tuzareba abantu benshi bagiye batandukanye, ariko uwo tuzaheraho ni Aburahamu yakuze mu kwizera binyuze mu bigeragezo. Kwiyegurira Imana no gukura muri yo ni ibintu bibiri by'ingenzi mu buzima bwa gikristo. Abizera bagomba kubanza bagahitamo inzira cyangwa se ubushake bw'Imana, maze noneho bagakura kugira ngo bahangane n'ibibazo biri imbere muri iyo nzira. Umwizera cyangwa se umukristo wiyeguriye Imana agira uko areba ubuzima mu buryo bwihariye kandi bukwiriye. Aha agaciro cyane ibihoraho, akabirutisha iby'igihe gito. Umwizera urimo gukura asobanukiwe intego y'ibigeragezo Imana izana mu buzima bwacu. Ashobora kwihanganira ingorane zo mu buzima, kuko azi neza ko Imana ari byo ikoresha, ndavuga ibigeragezo, kugira ngo imukuze binyuze mu guca bugufi akumvira umuhamagaro w'Imana,
Aburahamu tubona yuko yabonye ingororano z'Imana, ndetse binyuze mu kwihanganira ukugeragezwa kuvuye ku Mana, Aburahamu yarakuze ahinduka imwe mu ntwari zo kwizera zikomeye zivugwa muri Bibiliya. Dushobora kwiga byinshi mu buzima bwa Aburahamu. Benshi bahanze amaso kuri ubu buzima, ku bintu byaha ku isi bashobora kubona, bashobora kuronka, bashobora gukorera kandi bakabigeraho. Abandi bari kurushywa n'ibibagerageza, ibintu byabacanze, barimo gutsindwa kubera ko badasobanukiwe impamvu Imana izana ibihe bikomeye mu buzima bwabo. Kugira ngo rero urwanye ibi bintu, ukwiriye kwita kuri uku kuri ngiye kukubwira. Icya mbere, niba uri umwizera, ukwiriye kuba maso, ukamenya umuhamagaro wawe Imana iguhamagara, ugashaka ukuyoborwa n'Imana, kandi ugacira bugufi ubushake bwayo. Icya kabiri, niba uri umwizera, ugomba kwita ku masezerano y'Imana, ugaha agaciro ibihoraho kurenza ubutunzi bwa hano ku isi bw'akanya gato. Icya gatatu, niba uri umwizera, ukwiriye guha agaciro ukugeragezwa n'Imana, ukifuza gukura mu bihe bikomeye byo mu buzima. Ntuhangayike ngo ucike intege, ngo wiganyire, ngo utenteburike, wumve ko ibintu byacitse byarangiye, ahubwo muri icyo gihe cy'ibigeragezo ukarushaho kugira inzara n'inyota byo gukura mu kwizera kwawe. Wizera Imana mu buzima bwawe. Nshuti mukundwa uteze amatwi y'iradiyo, niba uri umukristo, ndakwinginga ngo ugire inyota yo gukura mu kwizera. Kandi iyo nyota nuyigira, Imana yo nkorera, Imana yo mu ijuru yabikoreye Aburahamu, izaguha gukura. Umenye neza uburemere bw'imyanzuro ikomeye ufata mu buzima bwawe. Hari imyanzuro ikomeye mu buzima, nk'umwanzuro wo kwizera cyangwa se w'agakiza, umwanzuro wo kwiyegurira Imana. Ntabwo ari ikintu wabaza ababyeyi bawe, ntabwo ari ikintu wabonera ahandi hantu, ahubwo ni umwanzuro ufatirwa indani mu mutima w'umukristo, hanyuma koko akiyegurira Imana. Kandi kubera icyo ari umwanzuro ukomeye, nuko hari ibindi byinshi cyane bikurura umuntu, bishaka kumuyobora, bishaka kumugenzura, bishaka kumutwara mu kindi cyerekezo. Hari ukwiga. Amashuri amaze gutwara abantu benshi cyane. Hari ibindi bintu bikomeye birimo nk'akazi. Akazi ni ikintu abantu benshi ndetse hafi ya twese twumva dushaka. Umuntu wese ashaka akazi, kandi nta wushaka akazi gaciriritse, nta wushaka akazi kabi. Buri wese ashaka akazi keza kandi byamubera byiza, kakamuhemba umushahara utubutse. Iyo akagezeho yifuza kandi ibyo bintu ntabwo ari bibi, ahubwo ikibazo nuko ibyo byose iyo birimo biza, akenshi tutajya dutekereza ku kunezeza Imana cyangwa se gukora ubushake bwayo. Twese rero tujya tugerwamo n'ibi bibazo, hanyuma tukibaza tuti, ese ni iki Imana irimo inshakaho? Ni iki ishaka ko nkora? Ese koko mu by'ukuri, mutekereze namwe, dushaka ibyo Imana ishaka? Ese koko dukwiriye kubaho ubuzima bwacu tunezeza Imana, cyangwa twari dukwiriye kubaho twinezeza twebwe ubwacu? Ni ibibazo ushobora kwibaza, ni ibibazo kandi Bibiliya iduha ibisubizo byabyo. Aburahamu yahagaze muri aya mayira abiri mu buzima bwe. Hari igihe yagezemo ahagarara muri aya mayira abiri. Hari mu mwaka w'2100 mbere y'uko Yesu Kristo
aza kuri iyi si, akahaba, igihe kikagera agafatwa, agakubitwa, akabambwa, agapfa, agahambwa, akazuka. Mbere y'icyo gihe, imyaka 2100, Aburahamu yahagaze muri aya mayira abiri, ahantu muri Uri y'Abakaludaya. Ntabwo nzi niba ari hepfo y'inzira, sinzi niba ari haruguru y'inzira, ariko ni muri iki gihugu nk'uko Bibiliya ibitubwira, mu mujyi wari ukize, wari uherereye mu majyaruguru y'ikigobe cya Peresi, ku mugezi wahitwa Efurate. Ubu ngubu muri iyi minsi ya none ni mu gihugu cya Iraq. Imana iramuhamagara, imaze kumuhamagara imusaba ibintu bibiri binini, cyangwa se navuga ngo bikomeye, kandi Imana imusezeranya ingororano zikomeye. Ariko se ni iki Aburahamu yajyaga gukora akimara kumva guhamagarwa n'Imana? Akimara kumva ibintu Imana imusabye, ni iki yajyaga gukora? Muri iyi minsi rero tugiye kwibanda kuri Aburahamu, kandi tuzahera ku ntambwe ze za mbere yerekeza i Kanani kugeza ku ntsinzi ye ihoraho nk'umuntu w'Imana. Intego yanjye ni uko tuziga bino bintu bikurikira. Iby'Imana idusaba, iki ni icya mbere ukwiriye kumenya. Iby'Imana idusaba haba hari ingororano zikomeye zijyana nabyo. Ntabwo Imana ishobora kugusaba ikintu gutyo gusa. Niba Imana ikubwiye ngo reka kino kintu, niba Imana ikubwiye ngo va muri iki kintu, niba Imana ikubwiye ngo va hano ujye hariya, hari ingororano zijyana n'uko guhamagarwa ibiguhamagaye, zijyana n'icyo kintu Imana ishaka kukujyanamo. Icya kabiri ni uko ibiruhije byo mu buzima duhura nabyo bifite impamvu y'ingenzi ibizana, kandi iyo mpamvu ni ukudukuza mu kwizera, bikaduhindura abagabo n'abagore Imana ishaka ko tubabo. Uyu munsi ndagira ngo turebe ku muhamagaro wa Aburahamu. Ndagira ngo niba ufite Bibiliya yawe, urambure Bibiliya yawe mu Itangiriro igice cya 11, uhereye ku murongo waho wa 27. Itangiriro igice cyaho cya 11, umurongo waho wa 27. Reka nshimire cyane kandi abantu bakomeje gusoma Bibiliya, ndabazi mwese, abo hari abonzi, hari nabo ntazi, ariko abonzi ndabashimira cyane nivuye inyuma. Kandi nk'uko mwabibonye, Bibiliya ni ubuzima, ni nzima, ni ijambo ry'Imana rizima, ntabwo ari igitabo cy'amateka kiri aho kivuga ibintu bitari bizima, bidafite icyo bivuze uyu munsi. Ahubwo Bibiliya ni ijambo ry'Imana rizima, kandi ni ijambo riduhindura bashya umunsi ku wundi. Itangiriro igice cya 11, umurongo waho wa 27. Bibiliya irambwira ngo uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Yisika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakaludaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. 12 ku murongo wa mbere, Uwiteka ategeka Aburamu ati,
va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronyeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Ishekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburamu akomeza kugenda yerekeje i Negebu. Ndagira ngo muri aya magambo yose dusomye urabona neza yuko Aburamu akiri kumwe na se Tera yigeze kumva iby'i Harani, yabyumviseho. Mumbabarire, yigeze kumva iby'i Kanani. Urugendo ise Tera yari arimo rwari urwo kujya mu gihugu cy'i Kanani. Mwene magambo, Tera yizeraga Imana Yehova, yaranayishakaga, yarayikurikiraga. Tera ahaguruka iwabo muri Uri y'Abakarudaya yerekeje i Kanani, ariko bageze i Harani Tera yiryamira aho ngaho. Tera yiryamira aho ngaho, sinzi impamvu yabimuteye, ariko yigumira aho ngaho. Iki gihe bahaguruka iwabo, Aburamu yari afite nk'imyaka 70. Yari ameze neza, yari umugabo ufite ubutunzi, yari umugabo ufite abagaragu, yari umugabo ugeze mu myaka aho akwiriye kwicara akavuga ati reka ndye ibyo nakoze. Yari umugabo utagikeneye kujarajara, yari umugabo utagikeneye kugenda ashakisha ubuzima. Tekereza nawe wishyire mu mwanya wa Aburahamu. Ahangaha ku myaka 70 nibwo Imana yamubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu usige umuryango wawe. Tekereza nawe Aburahamu arimo kumva aya magambo. Sinzi uko yatekereje, sinzi uko yibwiye, sinzi uko byari biri mu mutima we, ariko uko biri kose yagombaga gufata umwanzuro wo kumvira Imana cyangwa wo kutayumvira. Yagombaga kumvira Imana cyangwa se ntayumvire. Mwene magambo, Aburamu yari ari mu mayira abiri. Yari yarumvise iki gihugu ho gatoya, ariko mu by'ukuri ntiyigeze abwirwa ni hehe yagombaga kuba mu gihugu cy'i Kanani. Nta nubwo yari azi niba muri iki gihugu ibintu bimeze bite. Nta nubwo yari azi niba hari umutekano. Ntabwo yari azi niba azahagirira ubutunzi cyangwa atazabuhagirira. Nta kintu yari abiziho, ariko yagombaga gufata umwanzuro wo kumvira cyangwa se ntiyumvire. Hanyuma icyo Aburahamu yakoze, yarumviye. Ariko Aburahamu yarataraba Aburahamu iki gihe ntabwo yumviye mu buryo bwuzuye. Yumviye igice.
kuko yavuye iwabo koko, yavuye iwabo mu gihugu cy'iwabo, ariko nk'uko Imana yari yamubwiye ntabwo yagiye mu gihugu cy'i Kanani, ndetse nta nubwo yasize umuryango we nk'uko Imana yari yamutegetse. Kumvira igice biragatabwa, kumvira igice ntabwo ari ibintu byiza, kandi abantu benshi muri iyi minsi ya none bumvira igice. Abantu baravuga ngo ubwo njya mu rusengero birahagije, ubwo ndirimba muri korali birahagije, ubwo njya ntanga amaturo birahagije, ubwo njya ntanga icyacumi ibyo birahagije, ubwo njya nkora tumwe na tumwe mu bintu Imana ivuga ibyo birahagije, ntago nabikora byose. Nyamara ntabwo Imana ishaka ko tuyumvira igice. Ariko ndagira ngo wibuke ko Aburahamu yakomokaga mu gihugu aho basengaga ibishushanyo, aho basengaga ibigirwamana. Nureba muri Yosuwa igice cyaho cya 24, Yosuwa igice cya 24 umurongo waho wa 2, Bibiliya itwereka neza yuko Aburahamu yakomokaga mu gihugu aho basengaga ibigirwamana. Yosuwa 24 umurongo waho wa 2, cyangwa reka duhere kuwa mbere. Yosuwa ateraniriza imiryango y'Abisirayeli yose i Shekemu, ahamagaza abatware b'Abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, baza kwiyerekana imbere y'Imana. Maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, kera basogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Bukeye njyana sogokuruza wanyu Aburahamu mukura hakurya y'uruzi, munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani, ngwiza urubyaro rwe muha Isaka. Icyo nashakaga ni iki ngiki cy'uko ureba ko Aburahamu yakomokaga mu gihugu aho basengaga ibigirwamana. Rero kumvira Imana 100% ntabwo byari ikintu twategereza kuri Aburahamu. Imana yacu idufashe, kuko natwe nuko tumeze. Uramenya utamuseka nguvuge ngo ariko se Aburahamu we kubera icyumvise ijwi ry'Imana ntagende ngo akore iby'Imana imubwiye byose. Oya, n'aha hantu yakomokaga yari afite aya mateka yo kuba akomoka ahantu basenga ibigirwamana. Ndetse hari abantu bavuga ngo kubera iki Aburahamu yatinze i Harani, bamwe bakavuga ngo wenda se yari arwaye cyane, abandi bakavuga ngo ari wenda ise kubera ko nawe yakomokaga muri icyo gihugu aho basenga ibigirwamana, kwizera kwe kwari kumaze gukendera, kwari kumaze gukayuka, kwizera kwe yizeraga Yehova kwari kumaze gukayuka. Hanyuma ngo yumva ashaka kumara iminsi ye ya nyuma muri icyo gihugu cy'i Harani aho basengaga ukwezi. Niba ari byo niba atari byo simbizi, gusa Aburahamu kuba yari yumvise ijwi ry'Imana, Imana imuhamagarira kuva aho ngaho agasiga icyo gihugu, agasiga umuryango we, yagombaga kuba yarumviye Imana, agasiga se, agasiga na Loti. Umuryango we wari urimo kumubuza gukora ubushake bw'Imana. Muri Matayo igice cya 10 hari ikintu tubona Yesu yavuze. Matayo igice cya 10 umurongo waho wa 37. Matayo igice cya 10 umurongo waho wa 37. Bibiliya irambwira ngo aya ni amagambo yavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo, avuga ku byerekeranye no kwikorera umusaraba cyangwa se no kumukurikira. Ibuka neza yuko turimo kuganira
ku kwizera hagati mu mayira abiri. Mu mayira abiri ni hehe? Ni hahandi aho uba ugomba gufata umwanzuro kandi uhagaze ahantu ureba ibintu bibiri bijya gusa nk'aho ari ukuri, bijya gusa nk'aho ari byiza, ariko kimwe kirimo kutubaha Imana. Mbese urakora iki? Mbese uraciye nzira? Mbese urahitamo kunezeza Imana cyangwa urahitamo kwinezeza? Icyo nicyo nita mu mayira abiri. Matayo igice cya 10 umurongo wa 37, Imana yacu iratubwira ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Ntaba akwiriye kuba uwanjye. Yesu icyo ari kuvuga ni uko umuntu adakwiriye kwita ku by'umuryango we mu gihe iby'umuryango we umusaba birimo kumutera cyangwa se kumuhamagarira gusuzugura no kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Munyumve neza, ntabwo ndimo kwanga cyangwa se kwigisha ko abantu bakwiriye gusuzugura imiryango yabo. Oya, biragatabwa ko umwana yasuzugura ababyeyi be. Biragatabwa ko umubyeyi yakwigera ashaka umwana we ntamubone. Biragatabwa rwose. Ntabwo ari ibintu Bibiliya yigisha. Ndetse niba tujya tubana mu nyigisho zacu zinyura kuri iyi radio mu gitondo mu minsi ishize ndetse no muri iyi minsi iri imbere, ibintu turimo kwigisha mu gitabo cy'imigani ni ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo byo kumvira cyangwa se byo kubaho ubuzima bwera kandi bwuzuye umwuka wera. Muri byo harimo ko abana bakwiriye kumvira ababyeyi. Kandi se umwana arekeraho kuba umwana ku babyeyi be ryari? Nta na rimwe. Umwana ahora ari umwana ku babyeyi be. Imana yacu ishimwe cyane kuko urwo ari urugero rwiza tubona ku Mana yacu ari we data wa twese uri mu ijuru. Niba turi abana bayo, twarabyawe nayo, turi abana bayo by'iteka ryose. Kandi n'ababyeyi bacu batubyara ku mubiri, iyo twavutse gusa kubw'uko kuvuka tuba abana muri uwo muryango kandi ibihe byose. Yesu avuga amagambo akomeye ayabwira abashaka kumukurikira, ayabwira abashaka gufata uwo mwanzuro ukomeye wo kureka ibindi byerekezo byose bagahitamo kwerekeza mu cyerekezo Imana ibahamagarira kuyikorera. Yesu arababwira ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha. Mbese ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko Imana ikwiriye gufata umwanya wa mbere. Ese bivuze ko nkwiye gusuzugura papa? Oya, ntabwo nkwiye gusuzugura papa umbyara mu buryo bw'umubiri, ariko Imana niyo ikwiriye gufata umwanya wa mbere. Ni gute rero? Niba papa ari umupfumu akaba ashaka ko tujyana kuraguza, ntabwo nkwiriye kumwumvira ngo njye muri iyo nzira, ahubwo nkwiriye kumwereka umucyo. Ashobora kutabyemera. Icyo gihe ntabwo nkwiriye kumvira papa, ahubwo nkwiriye kumvira Imana. Mwene magambo, niba umubyeyi wawe wo mu buryo bw'umubiri amaramaje mu kujya mu nzira ya Satani, mu kujya mu nzira y'ibibi, ntabwo ukwiriye kumukurikira mu nzira y'ibibi. Nubwo yaba arimo kubiguhamagarira kubijyamo, ntabwo ukwiriye kumwumvira ngo nuko ukwiye kumvira ababyeyi. Ibyo ngibyo ukwiriye kubyanga, kuko Imana niyo ikwiye kugira umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Yesu aya magambo niwe wayavuze. Aburamu we ntabwo ari uko yabigenje, ahubwo Imana imuhamagaye yari izi neza Loti, yari izi neza ise wa Aburamu. Irangije iramubwira ngo siga
bene wanyu, siga abavandimwe, siga so, siga ababyeyi bose ubasige, bose ubasige, usige n'igihugu cyawe, usige abaturanyi, usige igihugu n'abantu bawe bose, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Mbega ihurizo rikomeye, mbega kuba hagati mu mayira abiri Aburamu yari ahagazemo. Ahangaha yari ahagaze hari ahantu hakomeye cyane, hari ahantu hagoye. Aburamu rero yumviye igice, ntiyafata umwanzuro wo kugenda wenyine, ahubwo ajyana na Loti ndetse ajyana na Tera. Hanyuma Tera yaje kugwa i Harani. Hanyuma nk'uko tubibona muri Bibiliya, iyo dusomye tubona yuko nyuma imyaka 5 Aburamu yayimaze i Harani, kuko afite imyaka 75, ngo Aburamu nibwo Imana yamusanze iramubwira iti haguruka ujye muri kiriya gihugu nakubwiye. Aburamu arongera arahaguruka, ariko ntiyagenda wenyine, ajyana na Loti. Mu yandi magambo ajyana n'icyaha, mu yandi magambo ajyana n'icyo Imana yamubujije kutigera ajyana. Imana yacu tubabarire kandi Imana yacu tugirire neza. Abantu benshi muri iyi minsi ya none ntabwo bashaka kumvira Imana byuzuye. Iyo bageze hagati mu mayira abiri bahitamo kuzinyuramo zombi, inzira zombi bakazinyuramo, kandi ibyo ngibyo ntabwo bijya bikora neza. Aburamu yashatse kunyura mu nzira ebyiri. Yashatse kunyura mu nzira yo kumvira Imana, ariko kandi ashaka kunyura no mu nzira yo kutumvira Imana. Imana yaramubwiye iti genda usige umuryango wawe, usige igihugu cyawe. Aravuga ati yego wa Mana we, reka nkumvire rwose, reka nsige igihugu, ariko umuryango we reka njyane nawo. Tera arapfa, apfira i Harani. Arangije arongera abebetana Loti, amujyana i Kanani, amugezayo. Aha rubanza yaravuze ati wow, ngeze mu gihugu Imana yambwiye kujyamo, ndayumviye rwose, ubu Imana nta rubanza mfitanye nayo, kubera yuko ngeze aho yambwiye kujya. Ora yari akiri kumwe na Loti, uwo Imana yamubujije kujyana nawe, yari akiri kumwe nawe, kandi ibingibi ntabwo Imana yabyishimiraga. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yakomeje kumwihanganira, ikomeza kumugendera gake. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, ntabwo Aburahamu yaguwe neza. Loti yakomeje kujya amuzanira ingorane, kuko Loti yagendaga kubagana, yagendaga akora ibikosa hirya no hino. Hanyuma Aburahamu agasabwa kujya kumurengera, kumukura muri izo ngorane. Ntabwo Aburahamu yigeze agira amahoro ari i Kanani, mu gihugu Imana yari yaramubwiye kujyamo, kubera ko yakigezemo ari kumwe na Loti. Ushobora kuvuga uti yewe nzaririmba rwose numva Imana ariko ishaka ko nkora, ariko ubusambanyi nzajya mbukora rimwe mu kwezi, nzajya mbukora rimwe mu cyumweru, nzaririmba cyangwa nzabwiriza, ariko ubujura bwo nzajya mbukora uko mbonye uburyo, nzakora gutya, nzagenda mu by'Imana ivuga, ariko bino byaha nzajya njyana nabyo. Ndagira ngo umenye neza nshuti yanjye ko ibyo ngibyo bitazaguhesha amahoro. Nubwo wakwibeshya ukavuga uti narabikoze ejo bundi ntacyo nabaye, narongeye ndabikora ntacyo nabaye, ntago bamfashe, nta wambonye, nta nubwo nigeze numva ibyo nakoraga nkwiye kubireka, ndavuga ibyo nakoreraga Imana, none rero ngomba gukomeza nkabikora, kandi nkaba n'umunyamasengesho, yewe nkajya nahanura. Ndagira ngo umenye neza yuko urimo kwibeshya. Abagalatiya 6 umurongo waho wa 7, Bibiliya irambwira ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Iri ni ihame ryo mu buzima, ni ihame rikomeye riri mu ijambo ry'Imana. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Nubiba kutumvira Imana, nirazi muzasarura. Nubiba kudakiranuka, nirazi muzasarura. Nubiba gukora ibitandukanye n'ibyo Imana ikubwira gukora, nirazi muzasarura. Ntuyobe,
Niwibeshye ngo utekereze ko Imana izibagirwa gukiranirwa kwawe. Ntishobora. Aburamu nuko byamugendekeye. Nubwo yari yageze mu gihugu cy'isezerano, nubwo yari yageze mu gihugu Imana yamubwiye kwizamuheramo umugisha, kwizagiha urubyaro rwe, ntabwo Imana yari yibagiwe ko ari kumwe na Loti. Kandi ibyo ntabwo ari ibintu Imana yashakaga cyangwa yishimiraga. Ni nayo mpamvu Aburamu yakomeje kugenda ahura n'ingorane. Inshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo, ndagira ngo nkuburire uyu mugoroba, abantu benshi babana n'ibyaha byabo bagize inyamibwa. Ugasanga avuga ngo ndahanura ariko ni umusambanyi, ndahanura ariko ni umujura, ndahanura ariko ni umubeshyi, ni umutekamutwe wujuje ibyangombwa byose. Ugasanga hari ikintu avuga ngo cyaba ari nk'impano y'Imana, ariko afite n'ikindi kintu cye ku ruhande. Imana izagutsibura, Imana izaguhana. Ndagira ngo nkubwire rino hame riri mu ijambo ry'Imana: icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nubibira mu mubiri uzasaruramo kubora, nubibira mu mwuka uzasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Ariko nidukora nabi nabwo ntidutekereze ko Imana izabyirengagiza. Ni lazima tuzabona umusaruro w'ibyo twabibye. Kandi ikibazo cyo gusarura cyangwa se, ariko ntabwo cyakabaye ikibazo kuba biba neza, ariko kuba biba nabi, ikibazo ndagira ngo nkikubwire inshuti yanjye, nuko ibyo usarura atari wowe ubigena. Ngo uvuge ngo ubwo nabibye ubusambanyi, ingaruka nshaka gukuramo ni izi ngizi. Oya, ihame ryo gusarura wowe urabiba, hanyuma umusaruro cyangwa ingano y'umusaruro ntabwo ari wowe uyigena, ntabwo ari wowe uyigena. Ufite byose mu kuboko kwe niwe uyigena. Rero hari igihe wazasarura ibirenze ibyo watekerezaga, hanyuma ukabaho ubuzima bwawe busigaye bw'iteka ryose mu gahinda n'umubabaro n'amarira adashira. Icyama ukumvira Imana. Mbese uhagaze hehe uyu munsi wa none? Ese uri mu mayira abiri? Uribaza umwanzuro ukwiriye gufata n'uwo ukwiriye kureka bikagucanga bikagushobera? Ese uri kumva umuhamagaro w'Imana mu mutima wawe? Ese urahitamo kumvira Imana uyu munsi wa none? Ese aho ni waba uri kumvira igice, cyangwa urifuza kumvira ubushake bw'Imana nk'uko buri? Mukristo muvandimwe, gira kwizera aho ngaho uhagaze mu mayira abiri. Gira kwizera ukora icyo Imana ishaka. Gira kwizera kuko Imana izakugororera nuhitamo gukora ubushake bwayo. Icyama Imana yo mu ijuru Nyirimbabazi ikareba gusenga kuri mu mutima wawe, ikareba kwifuza kwawe, maze ikakugirira neza uyu munsi wa none aho ngaho uri mu mayira abiri. Wibaza niba ukwiye gukiranuka cyangwa kwikorera ibyaha. Wibaza niba ukwiriye gusenga cyangwa ukwiye kubyihorera. Wibaza niba ukwiye gusoma Bibiliya cyangwa ukwiye kuyihorera. Wibaza niba ukwiye guhangana n'umuturanyi cyangwa udakwiye guhangana nawe. Ikakugirira neza maze ugahitamo kumvira Imana, ugahitamo kuyinezeza aho guhitamo kwinezeza, ukayumvira burundu aho guhitamo kuyumvira igice. Reka iminota yacu aho itwemereye kugeza ni ahangaha. Mbashimire cyane abo twari kumwe, kandi mbifurize amahoro y'Imana ndetse no kutagwa aho ngaho mu mayira abiri, ahubwo Imana ibahe kuharenga. Ushobora rero kuduhamagara unyuze kuri 0783001646. Iyo ni nimero ushobora kuduhamagaraho, hanyuma ukabaza icyo wakenera kubaza icyo ari cyo cyose, cyangwa se waba ushaka n'ubundi bufasha Imana yadushoboza kubona nabwo tukabuguha.
yewe ushobora no guhamagara 0787401414, hanyuma ukamenya aho dukorera n'ibyo dukora n'uburyo dushobora kugufashamo. Imana rero ibaha umugisha kandi Imana ibakuze mu kwizera. Bye bye. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.